inshuti zacu mudukunda kandi mudukurikira umunsi ku wundi kuri The Pop Live TV, tubanje kubasuhuza. Njyewe rero mukurikiye mu kiganiro nitwa Basomingera. Uyu munsi rero twateguye kuganira namwe ku ngaruka zitandukanye zo kuboneza urubyaro ukoresheje uburyo bw'agapira ko mu kaboko. Turagushimira wowe wamaze gukora subscribe kandi nawe utarayikora ntarirarenga, kanda ku ijambo subscribe n'inshuro imwe gusa, ubundi ujye ubona ibiganiro byacu ko tubishyizeho umunsi ku wundi. Reka dutangire n'ikiganiro cyacu. Uburyo bwo gukoresha agapira bwo kuboneza urubyaro gukoresheje agapira ko mu kaboko ni bumwe mu buryo bwo kuboneza urubyaro bw'igihe kirekire. Ni uburyo umukobwa cyangwa umugore akoresha akamara igihe kirekire, ariko bushobora guhagarikwa igihe icyo ari cyo cyose ubukoresha ashatse kubyara cyangwa se kwibaruka. Abenshi babwita shyiramo witurize. Iyi shyiramo witurize rero kuko iyo uyikoresheje nta zindi mpungenge wongera kugira z'uko ushobora kubyara cyangwa se kwibaruka utabishaka. Uburyo kandi bukoresha imisemburo, aho iyi misemburo ishobora gutera ingaruka zitandukanye n'imihindagurikire y'umubiri zishobora gutera ibibazo. Ese agapira ko mu kaboko gakora gate? Kamara igihe kingana iki? Ese ni izihe ngaruka zitandukanye gashobora gutera mu mubiri? Ingaruka gashobora gutera se ni izihe? Reka rero turebere hamwe ibijyanye n'aka gapira ko mu kaboko igihe umugore cyangwa umukobwa yagakoresheje. Ntujye kure y'inyakiramajwi yawe. Nyuma yo kureka gukoresha agapira ko mu kaboko ko kuboneza urubyaro, umugore ashobora guhura n'ingaruka zitandukanye kandi zikomeye. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ingaruka 5 za mbere zishobora kugaragara kugira ngo wumve icyo witegereza n'uko wabyitwaramo. Nguhaye ikaze muri iki kiganiro. Nugira ikibazo ucyandike hasi muri komenti, ndaza guhita ngusubiza kandi vuba. Twihuse rero, reka dutangirire ku ngaruka ya mbere ikunda kugaragara ku bagore bakoresheje agapira. Ingaruka ya mbere rero ni ugutinda kugaruka kw'imihango. Imihango y'umugore wakoresheje uburyo bwo kuboneza urubyaro akoresheje agapira ishobora gutinda nibura amezi, uhereye kuri 1 kugeza ku mezi 6. Ku bagore bamwe bivuze ko atari bose. Ibi rero biterwa n'uko imisemburo ya progesterone iba yarashinzwe guhagarika operasiyo ikurwaho. Umubiri rero ukaba ugomba gusubira mu murongo nyuma y'ayo mezi. Abagore bamwe rero bashobora kubona ko imihango igaruka vuba, abandi bakamara igihe kirekire batarongera kuyibona. Inama rero kuri ingaruka ya mbere: kumenya ko iba ari ibisanzwe kandi bitera ikibazo ku burumbuke bwawe ntabwo ari byo. Ni byiza gukomeza gukurikirana ubuzima bwawe bw'imihango ndetse n'imyororokere. Ingaruka ya kabiri ni uguhinduka kw'imihango. Mu by'ukuri imihango ishobora guhinduka. Ese ihinduka ite ku mugore wakoresheje agapira ko kuboneza urubyaro? Iyo rero imihango igarutse nyuma y'amezi cyangwa se nyuma y'igihe runaka, ishobora guhinduka mu buryo bukurikira. Imihango ishobora kuza ari myinshi cyane. Ibi bishobora gutera kubura amaraso menshi mu minsi mike, ukaba wagira ikibazo cya anemia cyangwa se kubura amaraso, aho urangwa n'isereri, umutwe ukabije n'ibindi. Ikindi, imihango ishobora kugaruka ariko ikaza ari mike cyane ku bandi bagore bamwe. Ntabwo ari abagore bose bagira imihango myinshi, kandi nta nubwo ari bose bagira imihango mike cyane nyuma yo kuboneza urubyaro bakoresheje agapira. Imara rero igihe kirekire kurusha mbere, bitewe nanone n'abagore cyangwa se n'umubiri w'umuntu. Ntabwo hari imihango ishobora kuza ikarenza iminsi 5 cyangwa se 7, ikaba yageza mu minsi 10 cyangwa 14.
Ikindi, imihango ishobora kugaruka ariko ikaza idahoraho, ikaza ihindagurika cyangwa se ikajya igaruka rimwe mu kwezi cyangwa ikirenza kumwe cyangwa abiri bitewe n'umubiri wabo. Ibi rero ni ibisanzwe kubera ihindagurika ry'imisemburo ya progesterone mu mubiri wawe. Inama nakubwira rero kuri iki kibazo cy'uko imihango ishobora guhinduka nyuma yo gukoresha agapira, uba ugomba kwandika igihe imihango igaruka cyangwa se igihe igenda uboneraho imihango n'uko iteye, kubera ko bifasha umuganga ugiye kugusuzuma kumenya niba hari ikibazo gikomeye muri iyo mihango ndetse n'iyo mihindagurikire wagiye ubona mu mihango yawe. Iyi ni ingaruka ya kabiri tubonye ikunze kuba ku mugore wakoresheje agapira nyuma yo kuboneza urubyaro. Ingaruka rero ya gatatu ni ukubabara mu kiziba cy'inda. Kubabara mu kiziba cy'inda ku mugore wakoresheje agapira ni indi ngaruka ikunze kubaho. Abagore rero bamwe bashobora kubabara mu nda yo hasi byoroheje cyangwa se bikabije, cyangwa kumva inda yabo iremereye, ukumva inda yaremereye. Ibi rero biterwa n'uko overasiyo iba iri gusubira gukora. Muri makeya uba utangiye kugira overasiyo. Ikindi, uburibwe bushobora guterwa n'utubyimba two mu nda ndetse n'ahandi hose intangangore ishobora kunyura mu gihe harimo kubaho overasiyo. Icyo gihe rero bitewe n'igihe uba umaze ibyo bintu bitabaho, uburibwe ushobora kubwumva. Rero kubabara kenshi biba igihe gito, ntabwo ari ibintu biba igihe kirekire, ariko birakwiye gukurikirana niba bihoraho cyane cyangwa se biba bikomeye cyane, kugira ngo niwumva ari ikibazo gikomeye ugane kwa muganga uze tugufashe. Ingaruka rero ya kane ku mugore wakoresheje agapira ko kuboneza urubyaro nyuma yabwo ni ukugaruka kwa overasiyo, uburumbuke. Ese overasiyo y'umugore wakoresheje uburyo bwo kuboneza urubyaro akoresheje agapira ubundi yongera kubaho ryari? Iyo rero agapira kakuweho cyangwa se ugakuyemo, overasiyo isubira kugaruka inyuma. Bivuze ko intangangore zisohoka kandi zishobora kuba zahita zisama. Ni ukuvuga ngo overasiyo ubundi ubusanzwe iragaruka nyuma yo gukuramo agapira, ariko n'ubwo utabuzi neza isaha cyangwa se ukwezi uzangiriramo overasiyo bitewe n'umubiri wawe. Abagore rero bamwe bashobora gusama mu kwezi kwa mbere bakimara gukuramo agapira. Ako kantu kumve, abagore bamwe bashobora gusama nyuma yo gukuramo agapira. Ibi rero ni byiza ku bagore bifuza gusama, ariko nanone ni bibi ku mugore utifuza gusama. Bisaba rero kwitonda ku bagore batiteguye gutwita, kubera ko ushobora guhita usamiramo utarakoresha ubundi buryo cyangwa se utaririnda. Inama rero, koresha uburyo bwo kwirinda niba utiteguye gusama. Ushobora kuba wakoresha agakingirizo cyangwa se ukabara cyangwa ukoresha utunini twatuma udasama. Ikindi, wite ku bimenyetso by'imihango n'uburumbuke kugira ngo umenye ngo imihango niba yaje cyangwa se ibimenyetso afite n'iby'uburumbuke, kugira ngo urusheho kwirinda mu gihe cya overasiyo cyangwa cy'uburumbuke udahita usama kandi utabishaka. Indi ngaruka rero ya gatanu ari nayo ya nyuma nabateguriye muri iki kiganiro ni ukuva amaraso menshi mu mihango. Mu gihe cy'imihango ushobora kuva amaraso menshi akabije. Abagore rero bamwe bashobora kubona imihango myinshi kurusha mbere y'igihe baboneje urubyaro, cyangwa se amaraso adasanzwe mu minsi ya mbere ya nyuma yo gukuraho agapira. Akenshi rero ubundi amaraso menshi aragabanuka uko amezi agenda ashira. Ni ukuvuga ngo niba ugikuramo agapira amaraso aba ari menshi mu gihe cy'imihango ya mbere, gusa ariko uko iminsi igenda ishira imisemburo igenda isubira ku murongo, ni nako bigenda bisubira ku murongo. Ibi rero biterwa n'uko umubiri
wawe ugerageza kwiyuburura cyangwa se kwisubiza ku murongo nyuma y'igihe kinini cyane uba umaze udakora ibyo bintu. Inama rero nakugira, gukurikirana amaraso uri kuva ukamenya ngo afite irihe bara, angana ate, amara igihe kingana gute. Ikindi no kugisha inama muganga igihe habayeho amaraso menshi cyane akabije, cyangwa se mu gihe habayeho amaraso adasanzwe nawe uri kwibonaho. Ibi bizagufasha kunyura mu kibazo cyangwa se muri ingaruka amahoro. Ingaruka rero z'igihe gito nyuma yo kureka agapira ni ibisanzwe kandi ntiziterwa kubura urubyaro burundu. Umubiri uba uri mu rugendo rwo gusubira mu murongo w'imisemburo y'ikirenga yagiye ijya mu mubiri wawo. Imihango rero iba igomba kugaruka, operasiyo nayo ikagaruka, ndetse n'uburumbuke bukagaruka ku murongo nyuma yo gukoresha agapira. Ni byiza rero gukurikirana imihango yawe, uburumbuke n'ibimenyetso byose by'umubiri wawe kugira ngo umenye neza igihe ugenda uba urimo, ndetse no kugisha inama muganga igihe hari ikibazo cyangwa se ikikubabaza cyane kidakwiriye. Ibi rero bituma kwitegura inda cyangwa se gusubira mu buzima busanzwe bigenda neza kandi nta stress uba ufite. Murakoze, mukore subscribe na like kandi mukore share ku bandi bakeneye kumva izi nama.